mu gihe gitoya cyangwa se kiringaniye, ndimo ndirinda kuvuga kinini kuko si kinini rwose, muracyari abageni. Oya nanone Oya biracyaryoshye. Muracyari abageni. Hari bwagere aho ashobora kuryama nk'iminsi nk'itatu atagukoraho avuga ati nananiwe rwose mbabarira. Papa Mira, mu gihe kingana n'umwaka mwamaze muri dating cyangwa fiançailles, wigeze umuca inyuma? Papa Mira, wigeze umuca inyuma muri dating? Umugore wanjye ndamukunda. Yego. Erega n'abacana inyuma bakundana mani. None se Mama Mira, hari akantu bajya bita gusezera ku mu ex. Aka kaboro ntabwo wigeze ugakora se? ariko Umu ex ufite aba ex bangaye Mama Mira? yego yagiye kubona ku masitasi y'abashuti be nyine bapostinze twavuye mu murenge, Ahita aguha nyoko. Iraryana mama. wiyakira kuko ubwo ntabwo aba ari uwawe. Yego. Papa Mira, ufite aba ex bangana iki? Ariko urangiye ndatangaje. Muri mwe Papa Mira na Mama Mira, ninde muntu ukunda kureba kuri telefone ya mugenzi we inshuro nyinshi? Okay. Ninde muntu se basi urakazwa bya hafi n'imikoreshereze ya telefone ya mugenzi we muri mwe? Gira ijambo rimwe ubwira Mama Mira. Mama Mira, aka kanya ugiye kubona ukabona nk'umuntu araje from nowhere ahantu utazi, kazana akantu ukabona gateretse hari, akavuga ati ndarambiwe kwifasha uyu mwana njyenyine n'iki ngaho aho nagejeje naho nawe fata umwana wawe. Abwira Papa Mira. Wabyakira ute? Wakwitwara utako kanya? Muraho neza nshuti bakunzi ba Jao TV show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe. Hano ni kuri Jao TV show. Hano rero ndi kumwe n'umuryango, ndi kumwe na couple isa neza, couple iberanye, couple ijyanye, mbese ngira ngo namwe muri kwirebera. Uyu mugabo mureba hano azwi ku izina rya Matiku mu mafilimi no mu makomedi, ariko ubusanzwe afite uko yitwa, ngira ngo atangira bibwira. Noneho dutangire ikiganiro cyacu. Ya ni Matiku nk'ibisanzwe, nkaba Ndayishimiye Toneste, nkaba ndi na Papa Mira. Nibyo. Turakwakiriye cyane hano kuri Jao TV show nubwo uri umusangwa. Murakoze. Iruhande rwe rero hari umukobwa wa nyirabukwe, uwo barara bambaranye ubusa. Ndagira ngo nawe atangira bibwira. Amazina ni Mukandayisenga Placide, nkaba umufasha wa Ndayishimiye Toneste, nkaba narahawe irindi zina ryitwa Mama Mira. Yego, turabakiriye rero hano kuri Jao TV show. Murakoze. Mama Mira, mu gihe gitoya cyangwa se kiringaniye, ndimo ndirinda kuvuga kinini kuko si kinini rwose, muracyari abageni. Oya nanone Oya biracyaryoshye. Muracyari abageni. Hari bwagere aho ashobora kuryama nk'iminsi nk'itatu atagukoraho avuga ati nananiwe rwose mbabarira. reka Urumva rero biracyari buri munsi buri kandi noneho yakwikangura ati hindukira twongere. Urumva biracyaryoshye. Noneho mu gihe gitoya cyangwa se kiringaniye mu maranye, hari akantu nakunze nabaje nti niki cyabayeho cyashoboraga gutuma murebana nabi cyangwa se mubwirana nabi? Mwambwiye muti nta biraba. Wowe uyu yambwiye intwaro yitwaje ko nuko agukunda, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri yubaha Imana akanayitinya. Wowe
ni nta hantu yigeze akugendera nabi ukavuga uti kubera ko mukunda reka nihangane mbirenze amaso? ndumva nawe nari mbanje kureba ngo ndebe ko ari kureba ikijisho ariko mbona ntabwo bihari. naho pe cyambere ni ukuri. Okay, none se ni iyihe ntwaro wowe wumva wishingikirije, mbese ni ubuhe buryo ukoresha butuma ibintu byanyu bihora ari good? ubundi cya mbere iyo mukundana mukubahana ntago kandi nyine ku mpande zombi urabona ntabwo wakubaha umuntu atakubashye. Yego. kandi iyo agukunda nawe umukunda wirinda kumuhemukira cyangwa se kumubangamira. ndumva ari ubwo buryo dukoresha hamwe no gusenga. ni ubwo buryo mukoresha. Good. ubundi ukuri, kwizerana, kubabarirana no kwihanganirana. ndumva utwo tuntu umuntu abantu batwifitemo biragoye ko bashwana. niyo bashwana ntabwo byaba ari bya bindi byagera kure. Okay. Papa Mira, mu gihe kingana n'umwaka mwamaze muri dating cyangwa fiançailles, wigeze umuca inyuma? Oya. wigeze se ubitekereza basi bikanga ariko byari bigiye nko kuba? uwo mwanya nari kuwukureka ari wari uri mu bwonko bwanjye yari ari mu bwonko bwawe ariko ntiyari ari iruhande rwawe. none ubwo ikintu kiri mu bwonko n'ikiri iruhande rwawe gifite agaciro n'iki? ikiri mu bwonko n'ikiri iruhande rwawe gifite agaciro n'iki? tuhashinga agati buriya muri komenti bazatubwira. Mama Mira, wigeze umuca inyuma muri dating? wigeze se ubitekerezaho? byigeze se bishaka kuba wenda bitewe n'impamvu runaka ariko ukabicika? oya se kandi wese urashaka kumbwira se ko ari wowe waguteretaga wenyine, niwe wakurebaga wenyine akabona ubwiza bwawe gusa? ntabwo ari we kuko nyine bari bahari pe. ariko nyine njya kumwemerera namwemereye numva ko abo bose bagiye ku ruhande. nemera ko ari we tugiye gukomezanya. icyo navugaga, urabona iyo umuntu ateretwa n'abantu batandukanye, haruza ari ka kandi kiziritse ku muhoro, ku buryo gutitiriza kabisa ibintu bikenda nko kuba ariko by'amahirwe bitewe n'impamvu runaka ukabona urabisimbutse. aho hantu ntabwo higeze habaho? ntabwo byabayeho. nibyo. mugeze mu rugo sasa Mati, kandi rya zina riragarutse ariko ntacyo bitwaye. ntacyo naryo ni iryawe, telefone utayicarira. Papa Mira, muri mu rugo nk'umugore n'umugabo, habisitaza se waba warahuye nabyo? nyashi hanze hazireze. ngera ikimbaze numve. mugeze mu rugo nk'umugore n'umugabo, nta gihe waba warigeze utekereza gushaka nko kumuca inyuma ariko wenda bikagarukira ku madogere celsius siko bavuga, hari bya bintu biba byenda kuba nyine ariko haburaho gato? izi mpamvu njyewe umugore wanjye ndamukunda. yego. erega n'abacana inyuma bakundana mani. rero njyewe ntabwo nibaza ubundi uko najya gufata umwanya wo kugira undi muntu mbeshya ngo ndamukunda, kuko ntabwo umuntu mwageraho mukora ibyo utamubeshya ko umukunda, kuko ntabwo umubwiye ko umukunda umubeshya. njye ntabwo uwo mwanya mufite rero, kuko ndabizi neza ko niba hari ikintu gishobora kugusazisha cyangwa kukwica mu bwonko, ibintu by'abagore n'amayoga n'ibintu by'ibiyobyabwenge kubona. rero njyewe kwa ko nikundira umugore wanjye kandi akaba amagije muri byose, nta mpamvu yo kujya guta umutwe ndeba hakurya no hakuno. ntabyo rwose. Imana ishimwe cyane. Mama Mira, umugore rero ateretwa akiri inkumi, ariko niyo amaze kurongorwa shaka guteretwa birakomeza, sibyo? nta bakoboye se baba bakubwira bati I love you, kabone nubwo nyine ntabwo bari bukuvane mu rugo rwa Papa Mira ngo akujyane iwe, ariko ibyo bintu se ntibijya bibaho?
ibyo bintu rero urabona umuntu ufite iyo gahunda n'ubundi ukimubona cyangwa akikubona uhita ubona nyine uburyo karagiteri ze zirabikwereka. Icyo gihe rero njye ndakwirinda. Showa umwirinda nk'uko yirinda malariya uryama muri supanete. Nyine nirinda ikintu cyatuma nsatirana nawe cyane cyangwa ngo nkwereke ko nkwaye umwanya kugira ngo hato utisanga waguyemo. Oya hato nyine utirinda nyine unakotara ubimbwira ukaba nkumviye ubusa. None se Mama Mira hari akantu bajya bita gusezera ku mu ex. Aka kaboro ntabwo wigeze ugakora se? Ntabwo nagakoze. Wagacitse uteze? Byabereye kuri fone nyine nkagenda mbabwira ati bayi nyine nuko bikarangira. Aha abo ni inshuti ni inshuti zisanzwe. Nana navuze ex. Aha ariko umu ex ufite aba ex bangaye Mama Mira? Yego ni benshi. Wowe nagase yarabyegereje umutima umubwira uti bayi rero ubu ndarongoye karabaye yabyakiriye? Yarihanganye nyine nta nubwo nabimubwiye yagiye kubona ku masitasi y'abashuti be nyine bapostinze twavuye mu murenge ahita aguha nyoko arampamagara nyine arabimbaza ndabimubwira ariyakira. Yahise yiyakira. Ariko biriya bintu biraryana? Ntabwo biba birenze. Biraryana mama. Wiyakira kuko ubwo ntabwo aba ari uwawe. Yego. Kuko icyawe ntaho kijya. Papa Mira ufite aba ex bangana iki? Ariko urangiye ndatangaje. Ushaka kugitangaza se? Mbaze. Ushaka kugira ngo ntabo ukajya impaka. Ariko se navuga ngo ntabo. Muri comment ko bazagutamaza. Niba hari ubuzi ko ari ex yanjye azabivuge. Njyewe ntabwo nzi ubwo sinzi wenda uburyo nabivugamo. Ariko urukundo rwa nyarwo ngendo ujyamo yarigiye muri mvuga ngo ngiye mu rukundo ahandi ngiyumvamo. Ibindi waba warakoze byari by'abana bisanzwe n'iby'abaciye ubwenge ugiye gufata icyemezo cyo kurongora wagifashe mbitekereza nafashe umwanzuro ntagomba guhindukira. Okay Imana ishimwe. None muri ubu buzima bw'iyi minsi biragoye ko dushobora kubaho nta koranabuhanga dukoresha. Okay aho harazamo telefone, harazamo televiziyo, harazamo ama iPad n'ibindi nyine bijya kuri social media. Ibyo bindi byose navuze duse nk'ababyirengagiza turebe ku cyitwa telefone. Telefone ziri mu bifata umwanya munini cyangwa se wenda niyo utaba munini ariko ni imwe muri erema ituma abantu bari bafitanye umubano runaka nk'umugore n'umugabo kwanza reka mbivuge bashwana. Muri mwe Papa Mira na Mama Mira ninde muntu ukunda kureba kuri telefone ya mugenzi we inshuro nyinshi? Kuyirebamo nyine ayigenzura, ese haje ize message, ese haje iki, ninde muri mwe? Ya nawe nta muntu reka nibarize Mama Mira. Mama Mira telefone yawe bwira umugabo ayirebyemo inshuro zingahe? Nazo. Nazo pe. Okay nshobora kuba ndi kubibaza nabi. Arabyemerewe kuyikoresha icyo ni kimwe. Izo yose yayifata akayireba sibyo? Okay ninde muntu se basi urakazwa bya hafi n'imikoreshereze ya telefone ya mugenzi we muri mwe? Nijeri arakazwa n'iki? Reka kwanza ari ubinsubiza. Niki kikubangamira kuri telefone ya sheri? Hari ukuntu ajya nko muri telefone. Yego. Wenda nyine nkajya mubarira nk'inkuru cyangwa se nkamubwira ibintu nkabona adahari. Aho nanjye narakara. Uzi kuba uri kubarira umuntu inkuru yagushishikaje wumva ko iri bunamushimisha ukabona ntahari mani
nanjye narakara. kandi noneho hari igihe abikora ataniriwe aho ngaho ubwo yaza yasanga ndi nko mu mirimo nyine nawe tayari agahita yigira kuri telefone. Yego. Icyo gihe nyine wenda mfite nk'ibintu nabonye tutari kumwe cyangwa nk'inkuru nshaka kumubarira iyo yigiriye kuri telefone nyine birandakaza nkabimubwira. Ako kantu mwana wikosore urumva ko uba wabaye careless kuri muravumba wawe gikakarubamba hafi aho mubirizi n'ibindi byose. Ariko urabizi ko bivura imbere cyane. Niba rero biriya bituvura indwara nawe akuvura stress si byo se? Okay. Muri make rero ndumva ibyo ibintu bishwanisha abantu bisa nkaho mwebwe ndikumva musa nkaho mwabikwebye, mbega bisa nkaho bitabageraho, ariko intwaro mukoresha mwanayimbwiye gusa Uwiteka Imana nyine abakomereza urukundo rukomeze ruganze iteka muri mwe, Papa Mira na Mama Mira. Ruganze kabisa. Okay. Papa Mira, ibyo nababaza ni byinshi ariko sinababaza byose mu kiganiro kimwe, tuzongera tugirane ikindi kiganiro, ariko gira ijambo rimwe ubwira Mama Mira. Gira ijambo rimwe ubwira Mama Mira nona riri hafi uhita umubwira. Ijambo rya mbere ni uko mukunda bote mutima. Ukanasinzira mani. Ikwereka yuko nyine mba nabyegereje umutima. Ndamukunda arabizi. Uwo mwana wanjye, mama w'imfura yanjye. Ni byose byanjye. Ubwo niwe nabura mu buzima bukanahagarara. Ntago numva ko nyuma yo kuba ndi kumwe nawe hari ubundi buzima bwiza nagira. Wow. Mama Mira, ngira icyo ubwira shushu be wawe. Icyo namubwira kandi maramubwira ni uko mukunda kandi nzahora mukunda kandi nzajya muramwubaha ibihe byose. Urukundo iteka. Mama Mira, aka kanya ugiye kubona ukabona nk'umuntu araje from nowhere ahantu utazi, kazana akantu ukabona gateretse hari akavuga ati ndarambiwe kwifasha uyu mwana njyenyine n'iki ngaho aho nagejeje naho nawe fata umwana wawe abwira Papa Mira. Wabyakira ute, wakwitwara utako kanya utari usanzwe umuzi ariko ako kanya bitewe nyine na rwa rukundo no kubaha umugabo wanjye nabanza nkabimusobanuza nyine akabinsobanurira neza. Cyangwa waba ugiye iwanyu ho gato uti reka mbanze njye kuruhuka mu bwonko? Oya, ntago nagenda, twabanza tukabiganiraho, twasanga ari byo ubwo nyine tukabyakira. Ntabwo icyo ari cyo cyatuma utaha. Hagize nk'umuhamagara se kuri telefone basi kumva nyine aramubwira amagambo y'urukundo ubwo si byo birakaze? Oya, ntabwo ibyo bikaze. Biba buri munsi? Oya, ntabwo biba buri munsi, ariko washyira mu bwenge. Hari n'igihe yabikora ari ukugira ngo nyine amusenye abateranye. Sure cyane. Papa Mira, uyu munsi ugiye kumva nk'umutipe arahubutse ahantu utazi, ukabona arahamagaye, yewe ugasanga nimero wenda nta nirimo muri telefone, ariko ukumva nyine aravuga atereta. Birumvikana ko Mama Mira we yanabivuga yigurutsa ashaka kumuha nyina nyiragira ngo anamuveho cyangwa anakupe, ariko ukumva umutipe yahamijeho, sibyo? Wakwitwara gute se ako kanya, wabigenza ute? Buriya rero ndibaza ntabwo ari ukubyirata, ariko ndabizi ko wenda si we gusa, hari n'abandi babona ko dukundana, kandi kuba dukundana ntabwo ariko bose babyishimiye. Yego, ntabwo ariko bose babyishimiye. Yego. Hagira umuntu ashobora kubona wenda ibyishimo by'umuryango wanjye akumva ko bitamunejeje, akaba yagira uburyo yabikoramo kugira ngo akunde nyine tuba tugire nk'abasanzwe bazi, cyangwa se atugire ukumva yifuza. Iyo ngiye ntabwo numva ko umuntu arahamagaye akamubwira ibintu harimo ndabasha guma ngiye kwanza nabwo nkunda, uretse sinjye gusa nawe ntabwo tukunda kwitanaho ngo umuntu ngaramamagaye ngo ninde guhamagaye ngo message, ubundi byo iyo wabihaye umwanya yari buri hafi gusenya. Yes. Niba hari umamagaye, ahubwo icyo gihe niba hari umuntu umamagaye nyine ninjye hamagaye,
kitangaje phone yanjye ishobora kuri iruhande rwe bampamagara batekera itabi ntitaba tukavugana ubwo urumva rero niba umuntu ahamagaye afite ikintu ashaka ntigize mwitaho araba ameze nk'umuntu nyine urimo uramena amazi ku mugongo w'imbata ntabwo ibyo njye nabiha umwanya sinanafata ubwo kubitekerezo mba ndimo ndisambanyiriza ubwonko ku ruhande rwawe rero ihita unafatiraho ugira inama abantu bashwana bapfuye telefone. Abantu bashwana bapfuye telefone kinanu navuga ko ari ubugoryi bwabo. Ubundi telefone ikintu cyakozwe n'umuzungu ariko urukundo murukora nkamwe. Yego. Kubera iki mutabanza mugakora urukundo bya phone bikaza nyuma. Telefone ikorerwaho byinshi. Ujya kuri social media ukabona ibintu ukabona abantu bambaye gusa kandi uwo muntu atarigiza bwambara. Nyine tubifite ukuntu babikora rero umuntu yakorera ibyo ashaka kuri phone wowe waba ufite ubwonko bworoshye udafite gutekereza ugasanga urenganyije uwo muri kumwe kandi ntago numva ko byari ngombwa ko telefone ushobora kuyiha umwanya cyane kurushaho mu bantu kuko we ashobora kubwira ati ngewe gutya na gutya imeze gutya okay ushobora kuba kubeshya agira ngo wenda arengere urukundo rwanyu sibyo ariko telefone sinibura ubusobanuro yaguha n'ubuye ndetse byabaye ntabwo rero ndumva ikizima ite kuba mu bana ibya telefone ndabyaza nyuma kuko nimwe muzikoresha ntabwo zibakoresha nuko byumva Mama Mira gira inama abamama bagenzi bawe ubavungurireho kwibanga mukoresha kugira ngo urukundo rwanyu ruhore ari rushyashya. Ibanga nta rindi ni ukubaha abagabo babo bakanabizera noneho bakanabereka icyo cyizere. Iyo umuntu umweretse ko umwizera nawe ndumva atinya wenda no kuba yagira ibyo akora ati umuntu unyereka ko nta rwikekwa ngirira ni gute namuhemukira. Ndumva ari ibyo ariko buriya niyo yagenda agakubitaho akagaruka icy'ingenzi nuko atayisigayo hari ikibazo. Nta kibazo. By the way ndabashimiye cyane tugiranye ikiganiro cyiza kandi cyubaka kirimo amagambo meza aryoheye amatwi arimo yuje ubwenge. Njyewe nari Jao Jado Artist Official nkaba naganiraga na Papa Mira aka Matiku kuri JPTV ndetse no kuri Jao mu minsi mike muzamubona no kuri Jao Films TV show. Iruhande rwe hari madamu we bakundana cyane bya pamfe Mama Mira amazina yawe Mukandayisenga Placide. Okay. Izi nama rero babagiriye n'iki kiganiro tugiranye muri rusange nizere ko kizafasha mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bibera hano kuri Jao TV show. Nkubwira ko niba ari ubwa mbere ugeze hano ukabona ibiganiro dukorera hano kuri Jao TV show bikufitiye akamaro cyangwa se bigize icyo bikubakaho wadukandira subscribe ugakanda like kugira ngo werekane ko wakunze ibintu byacu wasanga ari iby'agaciro cyane ukabisharinga n'abandi ukajya no muri comment ugasigamo igitekerezo cyawe.